Amategeko y'igitambo cy'iriza y'igaju n'aya mazi ahumanura. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, ibi ni byo bitegekwa n'itegeko Uwiteka yategetse ati, bwira Abisirayeli bakuzanira iriza y'igaju idafite inenge cyangwa ubusembwa batigeze gukoresha. Mu gihe Eleyazari umutambyi ayikuraho muganditse bayibikirire imbere ye. Eleyazari umutambyi yendesha urutoki ku maraso yayo ayaminjagire 7 yerekeje umuryango w'ihema ry'ibonaniro. Iyo nka bayosereza imbere ye bose uruhu rwayo n'inyama zayo n'amaraso yayo n'amayezi yayo. Umutambyi yende injinga y'umwerezi n'agati kitwa ezobu n'agatambaro k'umuhemba abijugunye hagati mu muriro wose iyo nka. Maze uwo mutambyi amese imyenda ye yiyuhagire abone gusubira mu ngando abe ahumanye ageze nimugoroba. Uwayosheje amese imyenda ye yiyuhagire aba ahumanye ageze nimugoroba. Umuntu udahumanye ayora ivu ry'iyo nka aribike inyuma y'aho muganditse ahantu hadahumanijwe ribikirwe iteraniro ry'Abisirayeli ngo bajye barivanga n'amazi riyahindure ayo guhumanura. Iyo nka ni igitambo gitambiwe ibyaha. Uyoye ivu ryayo amese imyenda ye aba ahumanye ageze nimugoroba. Iryo ribera Abisirayeli n'umunyamahanga ubasuhukiyemo itegeko ridakuka iteka. Uzakora ku ntumbi y'umuntu yose amara iminsi 7 ahumanye, yihumanuze ayo mazi ku munsi wa 3 no ku wa 7 abone guhumanuka. Ariko ntiyatihumanura ku munsi wa 3 no ku wa 7 ntazaba ahumanutse. Uzakora ku ntumbi y'umuntu wese wapfuye ntiyihumanure azaba yanduje ubuturo bw'Uwiteka, uwo muntu azakurwe mu Bisirayeli. Kuko atamishweho ayo mazi ahumanura azaba ahumanye, azaba akiriho guhumana kwe. Iri ni itegeko ry'umuntu upfiriye mu ihema. Uzinjira muri iryo hema wese n'uribamo wese bamara iminsi 7 bahumanye. Kandi ikintu cyose kirangaye kidafite urupfuko kizaba gihumanye. Kandi umuntu uzaba ari mu gasozi agakora ku ntumbi y'uwicishijwe inkota cyangwa ku ntumbi yindi cyangwa ku igufwa ry'umuntu cyangwa ku gituro amara iminsi 7 ahumanye. Uhumanye bamwendere ku ivu rya cya gitambo cyatambiwe ibyaha, barishyire mu rwabya, barisukeho amazi yatembaga. Umuntu udahumanye yenda agati ka ezobu akinike muri ayo mazi, ayamishe kuri rya hema no ku bintu byose no ku bantu bari baririmo no ku wakoze ku igufwa cyangwa ku wishwe cyangwa ku ntumbi yindi cyangwa ku gituro. Kandi uwo muntu udahumanye amishe kuhumanye ku munsi wa 3 no ku wa 7. Nuko ku wa 7 amuhumanure, nawe amese imyenda ye yiyuhagire nimugorobe abahumanutse. Ariko umuntu uzahumana ntiyihumanure azakurirwa hagati y'iteraniro kuko yanduje ahera h'Uwiteka. Kuko atamishwaho amazi ahumanura azaba ahumanye. Iryo ribabera itegeko ridakuka. Kandi umisha ayo mazi ahumanura amese imyenda ye, uyakozeho aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi ikintu cyose uhumanye azakoraho kibe gihumanye, uzagikoraho aba ahumanye ageze nimugoroba.